ariko umva icyo Umusomaliya we yakoze ibintu bigera hafi kuri 4. yatanze umwanya we, Imana ishimwe, yatanze ku butunzi bwe, yatanze n'umutima w'imbabazi. Nabyo burya no gutanga rega, nugira umutima w'imbabazi ushobora kugira abantu bihebye. Niko Yesaya yavuze ngo ab'imitima yihebye mubabwire. Wegere wowe ubashije kugera hano, wegere hafi tuganire iby'ijambo ry'Imana. Rero dushimiye Imana yongeye kuducira inzira kandi ikatwemerera kugira ngo tuganire ibyayo. Imana ishimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero waba ufasha akanya gatoya, turakwinginze kugira ngo uze ubane natwe muri uyu mwanya, twumve icyo Imana ituganiriza. Imana ibane natwe kandi Imana itugirire neza. Tugwaye karibu ku Agapa Live Rwanda. Turumva turi bugira ibihe byiza mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota, rirahiga, ribasha kwirukankira kumenya ibyo imitima itekereza. Rero muhaye ikaze mwene data mushiki wacu kugira ngo uze fatanye nanjye kumva icyo Imana yaduteganyirije mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Nikaze turakurarikira, ntabwo umubwiye ngo uze gukora subscribe kubera ko dushaka ama views menshi. Ubikore kuko kugira ngo tujye tuganira icyo Imana ishyize ku mitima yacu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nikaze kandi ni karibu mu ijambo ry'Imana. Munyemerere tuganire, hanyuma reka twiragize Imana ize kubana natwe muri uyu mwanya. Ni karibu. Imana ishoboye byose kandi se umwami wacu Yesu Kristo, Imana rurema, Imana ishoboye byose. Mana tuje imbere yawe, niwo byiringiro byacu, nizo wowe nkomezi zacu. Mana tugiye kuganira ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo Mana uzudukoreshe, hanyuma ukurikirane ijambo ryawe icyo waritumye. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndagusabye nizeye, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo urukundo ni iki. Tugiye kuganira ku rukundo rw'abana b'Imana. Urukundo rufite ibyiciro bitandukanye, ariko munyemerere uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana by'urukundo rw'abana b'Imana, by'urukundo Imana dukwiriye gukunda Imana, hanyuma urukundo dusanga hagati y'Imana natwe. Ni uruhe rukundo Imana ibivuga? Imana ibane nawe rero kandi Imana idushyigikire. Imana ibane natwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turifashisha ijambo ry'Imana, ibyahumetswe n'Imana, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo kandi Imana igumugisha. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditse na Yohana wa mbere, ibice byaho 3, umurongo waho wa 16. Twumve icyo Imana itubwira. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya iravuga ngo iki nicyo gitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatangira ubugingo bwacu ku bwa bene data. Munyemerere nsubiremo iri jambo. Bibiliya yavuze ngo nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe nicyo kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana idushyigikire kandi Imana ibane natwe. Bibiliya ivuze iki? Uru ni urwandiko Yohana yanditse, cyangwa mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma Yohana yandika urwandiko, yandika ijambo ryiza. Aravuga ngo ikidukwiriye ni iki? Ikidukwiriye ni iki nk'abakozi b'Imana? Imana ishimwe. Agerageje kuduha ubusobanuro. Yohana atubwiye ijambo ryiza, aratubwira ngo ikidukwiriye nk'abana b'Imana, igikwiriye abana b'Imana, urukundo nyarwo. Ikirutwereka ni iki? Nuko dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana ishimwe. Urukundo rw'abana b'Imana habamo gutanga. Imana ishimwe. Habamo gutanga, nicyo urukundo rw'Imana ruvuze. Yesu agendeye kuri Yesu Kristo, hanyuma atanga definition. Yohana atanga definition y'urukundo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ritubwiye ijambo ryiza. Aravuga ngo urukundo ukuntu rugaragara.
ngo Yesu yatanze ubugingo bwe kuri twebwe, atanga ubugingo bwe, ngo nicyo kidukwiriye natwe kugira ngo dutange ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana ishimwe, umuntu yatanga ubugingo bwe ku bwa mwene data cyangwa ku bwa mugenzi we gute? N'urwo rukundo rw'Imana idushakaho. Imana ishimwe, ukwiriye gutanga urukundo, nanjye nkwiriye gutanga urukundo ku bwa mwene data, ku bw'umuvandimwe wawe. Imana idufashe cyane. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo nuko dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana. Uru rukundo ruragaragara inshuro nyinshi muri Bibiliya, mu inshuro zirenga 140 cyangwa zegera bitewe na Bibiliya, ariko Bibiliya yera usanga ivuga urukundo mu ijambo, mu magambo agera mu 100. Ni ijambo Imana yadusabye, yasubiyemo. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi umwe mu butumwa bwiza bwa Luka, ibice bya 10 umurongo waho 25 ukamanuka ukageza kuri 37, biragaragara inkuru z'umwigishwa wabajije Yesu ngo ukuntu yabona ubugingo. Yesu aramubwira ngo byanditswe ngo iki? Umwigishwa aramubwira ngo ukundisha umutima Uwiteka cyangwa Imana, uyikundisha umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ngo ukunde na mugenzi wawe nkuko wikunda. Yesu aravuga ngo ibyo ngibyo nubikora uzabona ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ikidukwiriye ni ugukunda. Imana ishimwe. Hari ukugira ngo muri izo nkuru, muri Luka 10:25, muri izo nkuru hagaragaramo inkuru z'Umusamariya, hagaragaramo inkuru z'Umulewi, hagaragaramo inkuru z'umutambyi. Ngo nuko ubwo bari babonye umuntu ufite ibibazo, yifitiye ibibazo, yahuye n'impanuka mu muhanda, ngo hagaragara umutambyi wamunyuzeho ngo ari bebe aragenda, hagaragara Umulewi nawe amunyura haragenda, ariko haza kuza Umusamariya. Imana ishimwe. Umusamariya ndagira ngo tumuvugeho neza, araduha ubusobanuro nyabwo uburyo umuntu w'Imana akwiriye kuba hatanga. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'abakozi b'Imana, harimo sacrifice, harimo gutanga. Imana ishimwe. Muri uyu mwanya turasangamo Umusamariya ko hari ikintu yatanze iki? Yatanze umwanya. Imana ishimwe. Kuko yari afite mu rugendo, ngahagarika indogobe. Imana ishimwe. Nawe ujye ugira ibyo uhagarika kugira ngo wite kuri mwene data. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza. Ikindi yatanze muri Samariya, yakoze ku butunzi bwe. Umva ukuntu Bibiliya yahasoma, uzasoma witonze neza. Luka 10:25 kugera kuri 37. Yatanze umwanya. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu Umusamariya yakoze, yatanze ku butunzi bwe. Ujye ugira neza mu butunzi Imana yaguhaye. Nuba udafite umwanya, hanyuma ujye utanga n'ubutunzi nabwo bukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Ariko umva icyo Umusamariya we yakoze ibintu bigera hafi kuri 4. Yatanze umwanya we. Imana ishimwe. Yatanze ku butunzi bwe, yatanze n'umutima w'imbabazi. Nabyo burya no gutanga rega. Nugira umutima w'imbabazi ushobora kugira abantu bihebye. Niko Yesaya yavuze ngo ab'imitima yihebye mubabwire iby'inkuru nziza, ababoshywe mubabwire ko imbaho zibohora. Rero iyo mutima mwiza umuntu ashobora kuwukiriramo. Imana ishimwe cyane. Umusamariya atanze umwanya. Imana ishimwe. Umusamariya atanze urukundo ruva mu mbabazi no guca bugufi. Umusamariya atanze ku butunzi bwe, amujyanye mu icumbi. Niko Bibiliya ivuga ngo yamujyanye mu icumbi, amwitaho mpaka umuntu akize. Imana ishimwe. Nshuti yanjye, urukundo ntabwo, nimusoma uru rwandiko rwasomye Yohana yanditse 1:3 mu nzandiko, mu kumanuka ibice byaho bimanuka, mu mirongo yaho imanuka, iravuga ngo bene data nimurukundane urumamo, ngabwo mukundane urukundo rufite imirimo, urukundo rw'ukuri. Imana ishimwe. Urukundo n'urukundo rw'imirimo, ntago ari urukundo rw'amagambo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ubwami bw'Imana ntago ari amagambo. Imana ishimwe. Urukundo dukunda Imana n'urukundo rw'ibikorwa, n'urukundo rukora, n'urukundo rutanga. Imana itugirire neza. Yohana avuze ijambo ryiza ngo ikidukwiriye nk'abakozi b'Imana nuko dutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data kugira ngo barokoke. Haleluya. Ngo Yesu nawe yatanze ubugingo bwe, natwe kandi dukwiye kubikora ku bwa bene data. Mu kuba urukundo rurenze kwikunda, urukundo rurenze kwikubira, urukundo rukwiriye kugaragarira mu bikorwa dutangira abandi.
Imana ishimwe. Ni ukuvuga muri make guhabwa gukwiye kuba gakeya kuruta uko dutanga. Imana imfashe turyumvire ijambo. Urukundo rw'abakozi b'Imana rukwiriye gutanga. Ushobora gutanga umwanya mu gihe udafite ubushobozi ukita ku bantu. Ushobora gutanga umwanya ugasengera abantu mu gihe udafite ubushobozi. Ushobora gutanga ubushobozi ukajya gufasha abadafite, kuko nabyo ni urukundo kandi ukabikorana umwete. Bibiliya iravuga ngo iyi mpano Imana yatugabiye tukwiye kuzikoranamo umwete. Imana ishimwe. Rero Imana ifashe twumvira ijambo. Urukundo ni iki? Urukundo Yesu Kristo yasabye uyu mwigisha amubwiye ngo ukundishe umutima wawe Uwiteka, ukundishe ubwenge bwawe, ukunde mugenzi wawe, hanyuma ibyo nubikora uzabona ubugingo tuzabugeraho. Reka munyemerere dusomere ijambo dusanga mu Bakorinto, mu rwandiko Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto, ibice byaho 13 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Imana ishimwe. Pawulo yanditse iri barwa ayandikira itorero muri ibi bice 13. Munyemerere muze kuhasoma. Imana ishimwe. Kubw'umwanya munyemerere tuvuge kuri iri jambo. Yandikira iri torero ijambo. Yaramenyerewe nk'umuhanga, yaramenyerewe nk'umwigisha, yaramenyereye nk'umuntu Kristo yahaye ibintu, ariko nawe yanditse ijambo yigarutsemo. Aravuga ngo njyewe ubwanjye niyo nahanura, munyemere muze gukomeza. Aravuze ngo naho nahanura nkamenya ibihishwe, nkamenya ibiri kure, ngo ariko singira urukundo. Pawulo avuga ijambo, aravuga ngo ntacyo byaba bimaze naho wagira ubutunzi, naho wagira ubwenge, naho wavumbura ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru, ntabwo udafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Usaba Imana iguha urukundo. Umuririmbyi yararirimbye, aririmba amagambo meza. Aravuga ngo niwumva utagifite urukundo umenye ko Umwuka Wera atakiri muri wowe, ariko wongera umusaba agaruka muri wowe. Imana ishimwe cyane. Wongera umusaba kugarukemo, wongera ugira urukundo. Nicyo kidukwiriye abana b'Imana. Yohana yanditse ijambo, aravuga ngo utazi gukunda ntazi Imana. Imana ishimwe ngo kuko Imana ari urukundo. Imana ishimwe. Niba warubuze urukundo mwene da, ongera ushake ubwire Kristo aguha urukundo. Yabwiye abigishwa we, arababwira ngo ikizabamenyesha ko muri abigishwa banjye nuko muzagira urukundo, nuko muzakundana. Bizagaragarira he? Ngo bizagaragarira mu mbuto. Imana ishimwe mubasha kwera. Yesu we. Imana ishimwe. Imana kandi kugirire neza. Warubuze urukundo, ongera ugire urukundo kuko ari cyo Kristo agushakaho. Imana ishimwe. Warubuze kugira neza, ongera ubigire mu izina rya Yesu. Warubuze kugira umwete mu murimo w'Imana, nabyo ni urukundo. Erega nabyo ni urukundo umurimo ukunze w'Imana. Niba hari ukuntu warukunzemo, niba hari ukuntu wagendaga kandi byubahisha data, nabyo ni urukundo ukunze Imana. Niba hari ukuntu wafashaga ubwoko bw'Imana, nabyo ni urukundo. Ijambo ry'urukundo ni iki? Ijambo ry'urukundo ni ugutanga. Imana ishimwe. Ni ugutanga ubugingo ku bwa bene data, ni ukuberaho abandi. Urukundo ni ukuberaho abandi. Urukundo ni sacrifice. Urukundo ni igitambo utanga ku bwa bene data. Bishobora kuba umwanya, bishobora kuba ubutunzi, bushobora no kuba ubuzima bwawe ushobora gutanga kubw'urukundo rukunze bene data. Tuzabonera Imana he? Tuzayibonera mu bikorwa dukundira mu bene data. Tuzabonamo Imana kwikunda ute? Imana ishimwe. N'umwanya, n'igihe, n'ubuzima bwawe utanga. Imana ifashe kandi nawe igufashe. Munyemerere ntabwo ndi butinde kuri iri jambo, ariko Imana ifashe Umwuka w'Imana arushaho kubasobanurira ijambo ry'urukundo, ribitabaza, ryongere ricane mu bintu bigaragaza mu minsi ya nyuma ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Nkwifurije kongera gusubira ku isoko yo kugira urukundo. Pawulo yaravuze ngo naho nagira ibya mirenge, nkagira ibitunzwe n'abantu, nkagira ibihe, nkavuga indimi zitamenyekana, nkavuga ibitamenyekana, nkayishurirwa iby'ubwenge, ariko urukundo rwararangiye ngo ntacyo byaba bimaze. Niyo waba umwigisha,
niyo waba umukozi w'Imana, niyo wagaragara witwa utitire runaka, udafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Ongera ugaruke mu rukundo rwa Kristo, kuko urukundo Yesu yatugaragarije ngo natwe niko dukwiriye kurutanga ku bwa bene data. Nicyo gisobanuro cy'urukundo, ni ugutanga ubuzima cyangwa ugatanga uko ubuzima bwawe, ubugingo, umwanya, igihe ku bwa bene data. Imana igufashe igihe cy'iminsi ya nyuma ntikigusohorereho mu izina rya Yesu, kuko urukundo rwa benshi ruzakonja. Twifurije kugira ngo urukundo rw'Imana rutazakonja mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Urakoze kubwo gufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana ikumugisha. Urukundo rw'Imana rwongere ruganze kandi rwongere rufate umwanya mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Reka nsengane nawe waba ufashe icyifuzo cyiza cyo kuba muri uyu mwanya ukongera kwitekerezaho. Urukundo rwari rubaye ruke, Umwuka Wera yarakugiye kure. Umwuka Wera akorera mu mutima ufite urukundo wuzuye neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo munyigireho kuko ndi umwami w'umugwaneza. Yesu niwe cyigisho kizima, Yesu niwe rurumodo mukuru. Hanyuma Yesu adutegeka kugira urukundo. Imana igufashe, niryo tegeko rikuru ry'abakozi b'Imana bagendana nk'igitsikamutima. Ukundisha umutima Imana, ukundishe umugenzi wawe, mukunde nk'uko wikunda. Hanyuma ibyo nitubisohoza tuzaba dusohoje gukiranuka kose kugaragarira mu Mana. Bibiliya yaravuze ngo ntahandi amategeko yose n'amategeko n'iby'Imana idusaba byose bisohorera mu rukundo. Ijambo uzarisome witonze, ndakuraritse mwene data, ndakuraritse urisome witonze. Muri uru rwandiko twasomye mu Bakorino ba mbere ibice byaho 13 umanuke guhera ku murongo wa 4, bagaragaza urukundo rwarirwo. Urukundo rugaragara gute? Ngo ntabwo rwirarira, ntabwo urukundo rw'ibyarwo, ntabwo rwikubira, urukundo ntabwo rugambana, urukundo ntabwo rurebera abantu ngo rwishimire ko mwene data yagize ibyago. Oya, urukundo ntabwo rukora gutyo. Nidusohoza gukiranuka kwabyo gukiranuka muri urwo rukundo, hanyuma tuzakora ibyo Imana ishima. Imana ishimwe cyane. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Nkwifurije kugira urukundo. Umwuka Wera Kristo yongera kongereramo imbaraga z'urukundo. Imana ibane nawe. Nyemerera dusenganire ijambo, wongere usaba Imana iguha urukundo. Ntusohore muri iki gihe kivuga ngo Bibiliya ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Nasomye ijambo, nubwo tugenda twinjira mu bihe bikomeye, ariko Yesaya hanuye ijambo ryiza. Aravuga ngo mu gihe cy'imperuka abasore n'abakobwa cyangwa abasore b'imigenga bazagenda baruhe, ariko abategereza Imana bazagenda barushaho kongerwamo imbaraga. Rero mwifurije kongera kwegera Imana, kugera no gutegereza Imana, kugira ngo wongererwe imbaraga. Aho abandi bacikiye intege uzahongererwa imbaraga mu izina rya Yesu. Imana ibane nawe. Data wa twese mwiza, uri mwiza, ndagushimiye Mana ko duhaye umwanya. Mana ntacyo twakugaya. Ijambo ryawe riduhereyemo ubuzima no kugira ngo wongere uduhindure bashya. Ndagushimiye kubwo ijambo ryawe Mana. Mwene data mushiki wacu Mwami agize icyifuzo cyo kongera kugaruka ku rufatiro rwo kugendera mu rukundo rwawe Kristo. Wongera utwongerere mu rukundo. Mwuka Wera yongera gukora imirimo hagati y'ubwoko bwawe. Urakoze Mwami, uturinde gusohorezwaho n'ibihe, ahubwo uturinde uduha imbaraga, tubere maso Kristo, dusohore dukiranutse kudushakamo. Urakoze Kristo, ndagushimiye ko uri mwiza, ndagushimiye ko wemeye kongera kugarura imbaraga mu buzima bwacu. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbigusabye nizeye, amen. Imana ikumugisha mwene data.
ariko umva icyo Umusomaliya we yakoze ibintu bigera hafi kuri 4. yatanze umwanya we, Imana ishimwe, yatanze ku butunzi bwe, yatanze n'umutima w'imbabazi. Nabyo burya ni ugutanga rega. Nugira umutima w'imbabazi ushobora kugira abantu bihebye. Niko Yesaya yavuze ngo ab'imitima yihebye mubabwire